nyuma yabwo tubone kuganira. Dufungure mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice ni 13 ku murongo wa 22, turasubira tuje kuri 36. Yego. Ibyakozwe n'intumwa 13 ku murongo wa 22 haravuga ngo imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu umeze nk'uko umutima wanje ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Ako kajambo ko hepfo ndaza kukagarukaho cyane. Azakora ibyo nshaka byose. Amena. Tuje kuri mirongo hepfo, ni iyo sura, tuje ku murongo wa 36. haravuga ngo kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora. Ariko ndakata umurongo kuri uwo muri iyo misitari yombi itangira ngo amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira. Yego. Izi nizo nyigisho zacu Imana yashyize mu bitekerezo byacu, mu mitima yacu. Mbere tutakomeza, turabaramukije mwese aho muri. Asante. Urukumbuzi ni rwinshi, numvishije urukumbuzi ruza rwinshi, nibutsa abantu benshi. Nibuka n'ibihe bya kera. Yego. Numva n'amateraniro arimo abantu bose. Numva urukumbuzi. Yego ni ukuri. Urukumbuzi ni rwinshi, twarakumbuye tugakumbura n'imisozi y'imuhira. Yego. Ni ukuri. Hari umuririmbyi wa wokovu wavuze ngo pendo la Mungu ni kubwa kwako uliye mbali. Nubwo muri kure, ariko turabakunda, tuza tubatekereza, tukabazirikana, tugakumbura n'abo tutazi. Kumva amajwi yanyu aba bose, ndatekereza ku 190 reka no gukabya 90 ntitubazi 10 n'icyo tuzi mubaza bavuga ahangaha kuri iki gitaramo. Yego. Ariko tukumva turabakunze, tukumva turabakumbuye. Urukumbuzi ni rwinshi mu mitima yacu. Amena. Ariko twadusenga Imana ngo nubwo twoza hehe, twoza murabona iyo turi ariko Imana yabwiye umuntu adatekereza ibintu byinshi. Imana yabajije umuhanuzi Ezekiyeli ngo ese yamweretse akabande, umubande wuzuye amagufwa kandi ayo magufwa atatanye. Noneho iramubaza ngo ese aya magufwa yokongera kandi akabaho? Aya magufwa yokongera kandi akaba abantu, agasubira agahura, akaba imirambo, akaja mu mwuka, akongera agahaguruka, bakaba abantu, bakaba bazima? Igisubizo ni ye cyangwa oya. Yego. Ariko Ezekiyeli yashubije Imana ngo ni wewe ubizi. Ni ukuri. Yego. Natwe reka nawe kwivuga nje nyine ndateke ko kuvuga ngo ubwoko bwacu bwakwiriye isi yose. Isi yose tuzongera kandi dutake, dusubire kandi duhure.
twongere tumere nka kwa kundi twubake ya mihana yacu tuvuze ingoma ku misozi dusenge mu misozi dusengere mu makanisa dusengere mu mahombi mwebwe njyewe reka mbibwire njyewe navuye imoba nduya muri byura twavuye iriya tubyita amahombi ariko noneho iriya ruguru byabaye urubunga yego niko mubyita urubunga iriya twacyavuga twivuga amahombi hano umuntu aratekereza ngo ariko bya bindi bizongera kandi bibe bya bindi imana bizongera bibe ukuri ni gutangaza ukavuga ngo imana niyo ibizi noneho ngaruka kurya kwa ezekiyeli ngo imana niyo ibizi nimba izongera kandi kudutarura hari ijambo hariya muri Isaya riza rivuga ngo kanivuge mu Kiswahili ngo kaskazini toa nayo kusini usizuie noneho simbizi nimba imana izoduhamagara ikadukusanya iyo twatataniye twese nka ya magufwa tukongera kandi tugahura tugasubira muri bya bihugu by'iwacu tukongera tukaramukanya tukavuga ngo ni jewe nyanaka wazaga wumva undi ngo ni jewe nyanaka amena amena yego reka tuganire ijambo ry'imana hasigaye turabakunda turabakumbuye turabatekereza cyane imana ishimwe cyane reka numvishije umuvandimwe umuyobozi wacu Aimable avuga kuko twarwaye reka mbibabwire mutagira amatsiko menshi cyane kandi mutamenyana amakuru twararwaye narwaje umugore arwara ikintu none hafi umwaka wose baramubaze ubwa mbere bamubaga umunsi umwe bamubaga hane mu nda bamubaga panside bamubaga ibibyimba mu nda ararwara nk'igihe yongeye gukira arasubira kandi ararwara barongera noneho baramubaga operasiyo nini isatura inda yose bakatamara yazingutse bayacamo ibice barabita barasabahuza ibindi ararwara araremba kugeza aho twazaga tuvuga ngo birarangiye akagenda akaba mu bitaro akamaramo iyinga kuvuga ngo ino muri Amerika umara iyinga mu bitaro ni igitangaza agasubira ashika mu rugo agira amayinga abiri agasubirayo akagira iyinga mu bitaro agasubira akagaruka agasubirayo akagira iyinga mu bitaro bitwara isafari zine cyangwa zitanu zitandatu zitanu nari nzigabanyije ariko nyuma yabwo akomeza nyine kuba umunyantege nkeya noneho biva muri iyo hari amaraso agashira abaganga bose bagakorana bakavuga ngo ntibahaye bamenye ikiza kimara aya maraso bakamucika mu bipimo byose ariko nyuma yabwo imana iramufasha arakira ubu ni muzima amena muzima pe iyo bayimuhira yofatisha isuka akaza guhinga asanga imana ishimwe nanje ngo buke ndarwara noneho bambwira kuko bazonkorera operasiyo bampeza apoyitimenti y'amezi 3 baravuga ngo umutima ugira ibyumba 4 amaraso yaravuze ntakora ibindi byumba 2 nibyo amaraso niyahaye ko nibyo bihaye bisantraliza amaraso mu mubiri yego ariko bampeza imiti ndakomeza ndayinywa amakomprime nawe none ku kwezi ngo kurangire imiti yarishize y'amezi 3 bampaye apoyitimenti kuko bazombaga ku minsi 22 y'ukwezi kwa 7 kwashize yego ine mu gitondo ndagenda mumare gushika basa kandi banshisha mu ipimo baravuga ngo bampaye apoyitimenti kuko y'amezi 6 bazombaga mu kwezi kwa mbere ku minsi 27 y'ukwezi kwa mbere mbese bampeza amezi 6 bampeza imiti yo gukoresha
ariko iko nguko indibwa sinumva bakambwira ngo barabibona gusa mu bipimo ariko nta kantu na kamwe ntimuhabumva kuko mbaye mvuga ni ukuri ni neza cyane kandi ndakomeye ntabuzi y'abaranzi turabana cyane ndabyibushye ndakomeye nza nkora siporo nza nkora ibintu byose nzinduka nkagenda n'imodoka amasaha hari ahantu nagiye Missouri naho turi amasaha 6 n'imodoka ndabwiriza kuwa gatandatu no ku cyumweru umugoroba ndasobanura ndagenda amasaha 6 ndashika ubundi nkazunguruka henshi nkagenda n'indege nkajya hehe njya mu biterane ndi muzima mutaraga nibambaka sinobyangene kuko ntinya bakambwira ati tutabikoze wogira stroke ariko ndi muzima n'ubu ko ndakoresha amakomprime ayo makomprime mukoresha yashongesheje ya maraso niho narisize ya maraso yarashonze kandi arakora ariko bakavuga ngo nibata mbaga ngo bazibure biriya byose byari byaragize ngo byenda amaraso azosubira kandi avure bakambaza bati urabyemera nti jewe simbategeka uko mubona ariko muzokora jewe ndi tayari none nuko ariko amasengesho yanyu yaradukijije ndashidikanya nuko niko byagenze amena iyo mvura yajyanye iminota yanje ariko ndayirekipera mu magambo ahinnye ejo tuzosubira kandi duhure imana ishimwe imana ihimbazwe cyane yesu ashimwe cyane reka ndavuga hejuru yo gukora imirimo no gushimirwa imirimo twakoze ubushize twize inyigisho natanze abatibuka inyigisho twigishije inyigisho zo gukora imirimo kuvuga ngo dushyire mu kigega cyacu cyane bature tugishyiremo amafaranga yo gufasha imfubyi abapfakazi ariko tuzosubira dukora indi fundraising imwe yo kugira ikigega gusa yego cyane bature kitari icyo gufasha ziriya mfubyi yego kiba ikigega cy'agateganyo cy'ikintu kizoza kiza mbese bakore muri cya kigega kandi kiriya kigega kizafasha imfubyi kizafasha abapfakazi kizafasha abakene kizafasha umuntu utunguwe udafite ubundi buryo byenda bamwiyambaze kiriya kigega kibafasha yego reka mvuga kandi kajambo uru rubuga rwacu rwa nibature rwuzuyemo abapasiteri benshi nanjye ni umupasiteri niko mwumvishe bavuze mugenzi wanyu yego ariko abapasiteri baza iyo tuvuga gukora tugize fundraising batekereza ngo tugiye kubangamira amakanisa yabo oya ya makanisa yanyu ni kwa kundi hano muri nibature ntidusaba igice cy'icumi kandi abantu batekereza ngo igice abandi igice cy'icumi ni amafaranga makeya rero natwe si kuvuga ngo n'abandi turabizi ibyo ngibyo yego nuko igice cy'icumi niba ugomba gutanga $100 tuvuye ku rugero nk'abatuye ino ariko ku mwisho w'ukwezi uba watanze uzutanga amafaranga agera no ku 800 cyangwa se arenga naho ngaho urumva ni menshi kuruta cya gice cy'icumi ariko hariho akajambo kamwe nariko numva gahaye gasamira muri jewe kavuga ngo gukiranuka mu tuntu duke yego wa muntu wa wundi bariya bahabwaga za taranto umwe 5 undi 2 undi 1
shebuja ngo ariko ahereza umuntu bikurikirana n'ubushobozi bwiwe bwo ukuntu yashobora kuzibyaza umusaruro. Yego, yego. Muri komanteri y'izi nyigisho biravuga ngo inani imwe gusa ni ukuvuga ngo itaranto imwe ngona ifite agaciro k'amadolari 12,000. Noneho urumva uriya wahawe zitanu ni ugukuba 12 ibihumbi by'amadolari. Yego. Uwo nguwo ni ukuvuga ngo yize imibare yomenya gucuruza ziriya faranga. Uriya wundi wahawe itaranto 2 ni ugukubaga nawe 12. Yego. Urumva ibyo ni ibihumbi nawe 24. Uriya wundi wahawe imwe yahawe ibihumbi 12. Yego. Shebuja ngo ariko ahereza umuntu bikurikirana n'ubushobozi bw'umuntu uko bumeze kugira ngo acuruze. Noneho ngo agarutse bamuhaye inyungu, barya bamuhaye inyungu, yarabashimiye aravuga ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, ngo wakiranutse mu bintu bike, ngo nzakwegurira byinshi. Amena, amena. Imana idusaba gukiranuka mu bushobozi bwacu dufite. Yego, ni ukuri. Niba ufite dukeya ukiranuke muri twa tundi dukeya. Yego. Niba ufite byinshi ukiranuke muri byinshi. Yego. Mureke mbahereze ubuhamya kandi vyenda kuri uru rubuga turi kumwe n'abapasiteri bacu dusengana hano mu rusengero. Yego. Ngize imyaka 15 hano muri Amerika. Kandi bigiye kuvuga sinirata. Ni ubuhamya ntanze. Yego. Sindarenganya igice c'10 habe n'urudolari rumwe. Mane guha umugisha. Mane guha umugisha. Kandi sinza nkiranuka mu gice c'10 kuko nzohembwa. Yego. Sindahembwa ifaranga zivuye mu ikanisa. Muri yo myaka 15 sindahembwa habe n'urudolari rumwe. Yego, ni ukuri. Niba narakoze ibyo ngibyo nkiranuka muri icyo gice c'10 suko nagikiranutse mwari ukuvuga ngo bizongera kandi bingarukeho. Yego. Tubikora kuko twumva umutwaro dufite mu mitima yacu. Nubwo hari inyigisho hano zivuga ngo ntituka, nibwo twumva inyigisho zagumije gusirikira ngo z'ubuntu. Ubuntu ndi buratubuza gutanga igice c'10, tiburatubuza gukora imirimo y'Imana. Oya, ni ukuri. Oya. Uwumva aho ngaho ni nk'abandi bakanguraga batabikora, abahoraga bahatwa, barya bakora bahatwa, noneho bumvaga noneho bibaye gutyo ngo izo nizo nyigisho nziza zije. Inyigisho zije ubutumwa, ubwo nibwo butumwa buri ku isi yose, imirimo yose yakozwe. Inyigisho zije muri iyi myaka 2 ngo ni izo ngizo, ngo nuko turaruhutse, mbese tugeze muri behura ahantu hatari amategeko, tujyame turyubyuke tugire gute. Yeme mureke Imana imbabarire kuko mvuze iryo jambo ry'ubuntu. Ibyo ngibyo bifite ababyizeye bazabyizere, abatakizera bazagende babireke. Yego, yego. Hariya biravuga ngo shebuja yarabashimiye. Hariho gushimirwa kw'ibyo twakoze. Hariya haravuga ngo vema mtumishi mwema na mwaminifu. Ngo wakiranutse umekuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi.
wakiranutse mu bintu bike nuko mugaragu mwiza imana izadushimira hariya mu butumwa bwa Luka igice c'12 no ku murongo wa 37 hari ahantu bavuga ngo azahaguruka ngo akenyere ngo atwicaze amena ngo iconge yaduhereze aduserve shebuja wacu azahagarara akenyere amena kandi ngo aduheze aho twicara azoba ari protokole yego azakenyera atwicaze kandi icongeye ngo aduhereze atugororere amena amena kuri uru rubuga rwacu numvishije rikodi y'umuntu wavuze ari muri prison i Kinshasa abashimira abavango nibature ngo yabohereje $300 nukuri murumva hari uwundi nawe washimye numvise ngo wiriya kundondo nawe arashima ngo ashimira nibature yego nukuri ariya ni ya mafaranga mwatanze muri ya fundraising twakoresheje na Doni Makombe Pasteur Makombe yego ariya mafaranga mwatanze niyo yayandi yego gukiranuka mu bintu bike namishimwe mu bintu bikeya bibaho hano muri Amerika ni urudolari rumwe ntaco ndatekereza kuko ntaco rwogura yego nukuri nkeka nka bombo yo guheza nk'umwana ukamugurira bombo sinzi urudolari icyo rwogura nababajije muri iyi minsi ndabaza ngo ese igihumbi cy'i Rwanda cogura iki barambwira ngo cogura icupa ry'isoda yego igihumbi no nacyo kandi gifite agaciro ni nk'idolari ya hano cyane nukuri none umuntu wonanirwa no gukiranuka ku gihumbi cy'i Rwanda ngo ugitange muri irya fundraising yari irimo abantu benshi bariya abantu benshi siko bose batanze umuntu yabonaga ngo iyo fundraising bahaye bakora ngo niyo abakire n'abantu bafite ibintu oyaye kiranuka mu tuntu twawe dukeya za numva abanyamurenge baca umugani ngo uteye ibyo afite ngo ntabatinye ukiranuka mu tuntu dukeya igihumbi kimwe nawe ukagishyiramo ngo iyi ni fanta umuntu uri muri prison bazomugurira ifanta ayinywe ugakiranuka kuri ako gatoya yego ufite byinshi akiranuke ku idolari 10 ufite byinshi cyane akiranuke kuri 20 ufite byinshi cyane akiranuke kuri 50 ufite byinshi cyane akiranuke ku 100 ariko nuko nshaka kuvuga ntukareke gukora habaye fundraising ngaha ku murongo ugomba gukora ugakoresha utuntu dukeya yego tugakorera Imana mu bintu bikeya bitatuvuna ntituvunike mu minsi yashize numvise ibintu bisa n'ibihindutse muri njyewe numva nkenera kubwiriza hejuru yo gukora tuzatubwiriza nzategera inyigisho zacu z'imigisha zo kunezerwa zo kugira gote tukagejaye tukaja mu bahanuzi tukaja mu masezerano tukagira gote Bibiliya turayizi tukayipekua tukayikora epfo tukayikora ruguru ibyo ni ukurya tukarya neza tugatsindagira tugahaga mu buryo bw'umwuka ariko tubuze akantu gatoya
yego nimureke tujye mu mirimo dukora imirimo tuve kuko kumva gusa ariko noneho tuje no mu bikorwa udafite na cya gihumbi n'idolari imwe tugasaba imana ngo mana mpereza imbuto yo kubiba mfite umurima mpereza imbuto nabuze imbuto zo gutera imana izaguhereza imbuto kandi ziriya mbuto uzozibiba numara kuzibiba uzozisarura amena hariho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo napanda mbegu zangu ni clear lakini nitavuna kwa furaha amena tubiba imbuto duhaye turira tuza tuya guhinga turushe tukiyuha icyuya none uyu munsi nagiye na pasiteri nkunda abantu hari ahantu baduhaye uruhande rw'ikanisa ry'abazungu aho dusengera baduhereza ahantu turi batatu tubatera ibishyimbo tubatera n'ibigori yego hari hahinze sikwe twahahinze kandi hakaba n'agapangu noneho muri ako gapangu gaducagamo utwo dusitari dutatu umwe atera nkariya undi kaha noneho bya bigori dusanga ni agashara ibishyimbo bitangiye kugira bifite imiteja nanjye ngo biratangiye bifite imiteja ahubwo bitangiye kugira n'indete turagenda turareba ariko tubura aho tuseserera kuko ibigori bateye byinshi tukabura inzira tukaza tuzunguruka gusa inyuma y'inani ariko kumva nyine urabyishimiye ndatekereza none n'ikindi hambwe zitarenga 5 ku muntu sinazipimye ariko uburebure naho bugufiya bwo none ni nka 3 ariko noneho wabireba ukama wumva ibyishimo ukumva ariko ariko bisa nka kurya ko guhoha sande cyane ariko igihe cyo gusarura tuzishima twariye mu gishoma imboga zimuhira dushyira mu bindi tureka inyama noneho turazihunga inyama twarazanze inyama ni nko kurya kw'ibishyimbo byo mu minembwe noneho reka ngaruke iyo dukorera imana izitugarurira imana ishimwe reka ngaruke hariya ku mwami dawudi ni umwami dawudi yari umwami imana yakundaga kandi iramurata iramuhamya abakiranutsi imana izibahamya ikavuga ngo nguyu mukiranutsi nguyu umugaragu wanjye yego ni ukuri mose imana yahamagaye mose yari umuntu wize mu buzima bwa mose bwarangwaga n'ibice 3 imyaka 40 ya mbere mose ngo yibwiraga kuko ari cyo yari umuntu wize umwana w'umwami wakuriye imisiri bibiri iravuga ngo yize ubwenge bwose bw'imisiri yego icyo gihe yibwiraga ko ari cyo ikindi gihe cya kabiri indi myaka 40 ahunga igihugu aje Midiyani wamara gushyika Midiyani ajya mu butayu aragira intama izuba riramwica inyota umuntu wize noneho muri iyo myaka 40 ngo asobanukirwa kuko ari ntacyo ari cyo yego ubuzima bwa gatatu indi myaka 40 yo kwemeza imyaka yiwe 120 igihe imana yamutumaga kuyobora Isirayeli ajana abayobora mu butayu imyaka 40 muri iyo myaka 40 ngo asobanukirwa kuko ngo imana ishobora gukoresha umuntu wari we wese n'utarize kumuswa imana ikagukoresha yego ariko umunsi mose yapfaga imana iza kumubika ibwira Yoshuwa iramubwira ngo mose umugaragu wanjye yarapfuye kuko ntawabonye intumbi ya Musa nicyo cyatumye imana iza kumubika iza kubwira Yoshuwa iramubwira ngo mose umugaragu wanjye yarapfuye
nguko nabanaga na Mose niko nzobana nawe. Yego. Imana iramuhamya kuko yakoreye Imana neza. Amena. Amena. Muribuka igihe Daniyeli yari asenga ya masengesho y'iminsi 21. Marayika araza aramuhamagara ngo Daniyeli mugabo ukundwa. Ngo ugitangira gusenga wa munsi wa mbere ngo amasengesho yawe yarumviswe. Yego. Imana izihamya abakiranutse. Si babandi bigira abakiranutse, Imana izireba ikavuga ngo uyu ni umukozi wanjye. Yego. Yego. Dawudi Imana yamuhisemo inyuma ya Sawuli, yabaye umwami wa kabiri wa Isirayeli. Reka mvuge amateka makeya amaze ngaruke nza gusoza aya magambo twasomye ariya. Dawudi yimikishijwe amavuta inshuro 3. Dawudi igihe yahungaga Sawuli akaja mu ishyamba, umuryango w'abayuda wamusanze mu ishyamba uramubwira ngo turaje ngo tubere umwami. Yego. Dawudi yari yarasizwe amavuta, ngarutse inyuma gatoya, yari yasizwe amavuta na Samweli. Aji Betlehemi wabo ngo ashika mwimikishiriza ayo mavuta mwibanga, nta muntu ubizi, nta Bisirayeli bose batabizi. Iryo banga gusa ryari rizi ise n'abakuru biwe. Yego. Noneho Dawudi aba cyagihe yazaga azunguruka kwa Sawuli akaba umukuru w'ingabo z'Isirayeli. Dawudi afite ibanga yuko azoba umwami w'Isirayeli. Imana ishimwe. Samweli yari yaramwimikishije amavuta mu ibanga ntiyagira umuntu ubimenya. Yego. Yego no yatinyaga kuko Sawuli nabimenya azica Samweli. Dawudi abaho gutyo cyagihe Sawuli yazaga agumiza kumuhiga, yari abizi yuko yasizwe amavuta. Imana ishimwe. Hari n'igihe kimwe Dawudi yagiye ageraho umwami araye, Sawuli amuteye n'ingabo ziwe. Dawudi aragenda ngo ashike amwakakuraho icumu ryiwe ajana n'icyo simbizi niba ari akabido niba ari icyo Sawuli yanyweshaga amazi. Umusirikare bari kumwe Yowabu aravuga ati mwice. Aravuga atoya sinobangurira wasizwe amavuta ngo mubangurire inkota mwice. Yego. Yego no kuri. Kandi yarazi iryo banga yuko iwe azoba umwami inyuma ya Sawuli. Yego. Aragenda ngo ashike hariya arabahamagara, yaciye hagati y'ingabo nyinshi ati ugira ngo ndi umwanzi wawe simba nakwishe. Ariko noneho umuryango w'abayuda umusangirira mu ishyamba aramubwira ngo turaje tubere umwami gusa twebwe w'abayuda gusa, atari iriya miryango 12 ya Isirayeli. Dawudi ntiyemera kuko yarazi iryabanga, arababwira ngo nibamuzanire ifodi. Bamuzanira ifodi arayambara, uwayambaraga wese yarahanuraga. Arahanu abaza Imana ngo ese nibyo nyine mba umwami w'abayuda. Imana iramusubiza ngo yego. Yego. Arasubira arayisiguza ngo none niba umwami w'abayuda, abayuda bafite imihana myinshi, je mumuhe muhana. Amena. Imana iramubwira ngo nagende i Hebroni. Yego. Aragenda i Hebroni ngo amare gushika i Hebroni, umuryango w'abayuda umwimikisha amavuta kuba umwami w'ubwoko bw'abayuda. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Isafari ya gatatu Sawuli amaze gupfa, Isirayeli yose irahurira bavuga ngo nta wundi ugomba kutubera umwami ni Dawudi. Yego. Yego. Baragenda baramusanga, bamaze kumusanga i Hebroni bamusaba kuko agomba kubabera umwami. Arasubira kandi ahamagaza ifodi arayambara, amaze kuyambara asiguza Imana aravuga ngo ese mba umwami w'Isirayeli yose. Imana iramubwira ngo yego. Imana ishimwe. Barongera kandi bamwimikisha amavuta kuba umwami w'Isirayeli yose.
Amen. dawidi Amen. yakoze ubushake bw'imana mu gihe cye Yego. yari Yego. umuntu dawidi si uko atakoze ibyaha nk'abandi bantu ibyaha bya dawidi byari byinshi ariko dawidi murabizi hariho muribuka kuko yishe Uriya akamutuma ku rugamba ngo aze gupfa kugira ngo acure umugore we Batisheba dawidi yakoze ibyaha ariko umuhanuzi Natani araza aramuhanurira muca umugani amaze kumuca umugani aravuga ngo umwami hariho umuntu w'umukire mu gihugu umukire ufite ibintu byinshi ariko akabana n'umukene ugira agatamba kamwe akaryamana nako ku gitanda akagashyira mu gituza cye bukeye wa mukire haje umushyitsi wiwe afata ka gatama ka wa mukene akazimanira wa mushyitsi dawudi aravuga ngo uwo muntu yubaho ariko Natani ngo aza kumusubiza avuga ngo ni wewe Yego nukuri. Yego. Isirayeli ifite abakobwa benshi ushaka wagomba kumushaka ariko kuvuga ngo wishe Uriya ucura umugore we Batisheba Yes. dawudi ngo yikubita hasi yambara ibigunira ikimenyetso cyo kwicisha bugufi yisiga ivu ararira asaba Imana imbabazi Imana ishimwe. urabona hariya Pawulo ubwo yabwirizaga ubutumwa ahantu hitwa Ikoniya muri Galatiya mu safari ya mbere nibwo yavugaga iriya mesaje arayijyana arayikomeza ayiturutsa kure Hallelujah. ariko noneho baravuga ngo hariya twasomye ngo Imana imukuyeho uwo yavugaga ikuyeho ni Sawuli ugiye ku iverisiyo hejuru yaho Imana ngo ikuyeho Sawuli ngo ibahagurukiriza Dawidi mwene Imana Isayi ishimwe. Imana ngo iramuhamya Imana Imana ngo ihimbaze. nguyu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka ngo azakora ibyo nshaka byose Amena. Amena. Yesu ashimwe. Amena. nguyu Ahimbaze. umeze nk'uko umutima wanjye ushaka Amena. Dawidi mwene Isayi ngo nguyu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka ni ukubera Hallelujah. Dawidi yicishaga bugufi ibihe byose iyo umuntu wese abami barya bishyiraga hejuru babaga berekana guhangana n'Imana uwishyira hejuru wese abahaye ahangana n'Imana ariko Dawidi yicishaga bugufi Yego. ikibazo cyose Dawidi yavuze ngo sitautumainia upinde wangu sinziringira umuheto wanjye sinziringira imbaraga zanje ibyo yakoraga byose yiringiraga Imana kuko Imana ari imushoboza Yego nuko. Imana yamukundaga kuko yicishaga bugufi aravuga ngo azakora ibyo nshaka byose umurongo wo hepfo uriya twasomye yavuze ngo Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye ngo arasinzira Yego. iyi mirimo yose duhaye dukora iminsi yacu nishika tuzasinzira Yego. Yego nuko. tuzobaho nk'amabuye tuzobaho ariko amaherezo n'amabuye hari umuntu umwe numvishije w'umutware tukiri hariya mu Rwanda bavuga ngo bamuhanuriye ngo bahanuye ngo azapfa aravanguye ndabizi ko nzapfa ngo mugira ngo ndibuye Yego. ngo habe ibuye naryo ngiyo rihuye n'umwubatsi ngo azari kubita inyundo ngo rikavunguka icyo nshaka kuvuga ni iki tugomba gukorera Imana mu gihe cyacu Yego. Yego. hariya mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo umuntu wese ngo ye kwizirikana ubwe ngo ahubwo azirikane mugenzi we Imana ishimwe. umuntu yoye kwireba yoye kwizirikana ubwe ahubwo uzirikane n'abandi Yego. ntiwikunde ngo wishyireho wirozeho mu bisize twasomye rya jambo hariya mu Bakorinto bivuga ngo abarundanije byinshi ntibyatubutse ngo n'abatoye bikeya ntibyatubye waliokusanya vingi hawakuzidi na waliokusanya vichache hawakupungukiwa
yego umuntu wese wowe kwishyiraho wenyine Mm, ijambo ryo kwishyira bugufi ngo twe kwizirikana ahubwo ngo Imana ishimwe. dutekereze ko abandi baturuta umuntu wese ngo atekereze ko mugenzi wiwe ngo amurusha agaciro amena kwicisha bugufi yego biriya hariya mu rwandiko rw'abafilipi ku gice cya 4 ku murongo wa 5 haravuga ngo ineza yanyu ngo imenywe n'abantu bose amena ineza yanyu imenywe n'abantu bose haleluya ubwoko yego bwacu bene wacu murabona iyi minisiteri turimo duhaye tubwiriza mu butumwa uyigira iyawe nanjye nigira iyanjye yego tuyishyiremo igihumbi cy'i rwanda tuyishyiremo urudolari rumwe rwo muri amerika yego ni ukuri kiriya kigega tubishyiremo ibintu twuzuzemo marake yaravuze ngo nimuzane ngo ibintu ngo mushyire mu nzu y'imana mushyiremo ibyo kurya ngo byuzure yego reka mvuge iri jambo kubwo kurangiza murabizi umuntu iyi nibature abantu turi bayirimo twoshyiramo urudolari rumwe abantu 100 ko tuba dushikije amadolari 100 yego kandi twashyizemo urudolari rumwe tukaba dushikije idolari 100 ni ukuri murabizi kuko turimo tuba tugeze igihe duterana tukagira abantu 200 tutanze urudolari rumwe igihumbi kimwe cy'u rwanda ntituba dushikije idolari 100 yego ni ukuri kiriya kigega tukacyuzuza kiriya kigega tukacyuzuza tukagikoreramo imirimo itari aya magambo isi ya none ntikeneye amagambo gusa ikeneye n'ibikorwa yego imirimo ikonewe imirimo kuruta aya magambo tuzovuga amagambo tuvuge ngo tunezerwe baturirimbiye numvise Emmanuel yaturirimbiye Desire yaturirimbiye tumererwa neza tukishima kandi imitima yacu tukumva turuzuye tukuzura narashaje sigaye ndondogora ariko reka maze kubwo gusoza ko nabona amasaha yanje yagiye ariko uko biri kose bavandimwe ndabasaba ngo mutekereze umuntu wese atekereze kuko mugenzi we amuruta we kwizirikana we ubwawe wenyine we kwirundaho ngo wirundeho ndibuka umunsi umwe uyu wuziye ariko abwiriza mu ikanisa aho dutuye muri uwo mujyi turimo tujya mu ikanisa ryabo dusanga bahaye bakora bari bafite umukutano ndatekereza ko ari uw'abamama arabaza abamama arabaza ngo ese ngo ninde uza amahuzu afite bose nta n'umwe mu ikanisa ryari ryuzuye twateraniyemo amakanisa menshi ntibamenya umuntu akavuga ngo ntayazi uw'abandi ntayazi n'abagabo ntayazi abo n'abarindwi ariko muri ruriya ruhago rwa kiriya kigega cya nibature Imana ishimwe Pawulo yaravuze ngo nababivyemo imbuto z'umwuka ngo zobasaruremo iby'umubiri yego tubabwiriza ubutumwa bwiza nimureke dushire muri kiriya kigega kibi cyacu tujye tugumiza dushiremo dukora fundraising nitwo twutwo batereye iriya ku Ndondo utundi baterera hariya muri prison utundi niba tukiri mu madeni ibintu bene nk'ibyo ngibyo abandi baricecekera yego abana b'imfubyi baruzuye mu makambi tuzokora iki Biblia iravuga haya Yakobo aravuga ngo tusiwe wasikiaji wa neno bali watendaji
ntitugomba kumva amagambo gusa ahubwo tube abo gukora iby'iryo jambo. Narangije Imana ibaha umugisha bavandimwe dukorera Imana mu gihe cyacu. Hariya twasomye ijambo rivuga ngo Imana ngo ikuyeho Sawuli ngo ibahagurukiriza Dawidi iramwimika icyongeye iramuhamya iravuga ngo uyu Dawidi mwene Yesayi umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Amen. Azakora ibyo nshaka byose. Azakora niko Gasitani nabwiye mu cyamwa karongo azakora ibyo nshaka byose. Ubushake bw'Imana bavandimwe tuve mu bintu by'ubugugu ngo ntacyo mfite. Nibiki ufite Imana itaguhaye? Turiya dukeya Imana yaguhaye dusangire n'imfubyi zisangire n'abandi baragowe ntibafite agahuzu. Hariya muri Matayo biravuga ngo ubwo umwami ngo azoza akicara ku ntebe y'ubwiza bwe ngo azorobanura ngo hakurya umwungeri arobanura intama mu ihene. Akavuga ngo nari nshonje murangaburira, nari mfite inyota muramfungurira, mumpa amazi yo kunywa, nari nambaye ubusa muranambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muransura. Abakiranutsi bazomubaza ngo ese n'ibyari ibyo ngibyo twabigukoreye ryari? nabo ngo azavuga ngo barya bose mwabikoreraga, umwe muri mwe mwabikoreraga, ngo ni jewe mwabikoreraga. Amen. mube abo gukora iby'iryo jambo. Mureke mbabwire ibanga ryo gukira. Ibanga ryo gukira ni ugukora. Yego ni ukuri. Naho ibanga ryo gukena ni ugukomeza. Yego. Nanumva bavuga ngo hariho umugabo umwe w'iwacu Murenge ngo wari utunze inka nyinshi ngo buke ziranyagwa na Murere igihe cya Murere. Ariko ngo yagiraga ubugugu atarutaga agaba. Noneho ngo amare kunyagwa zose ziranyagwa asigara umutindi nyakuja. Uwundi mugabo mwene wabo ngo avuga ngo yanyazwe none ngo yanyazwe kera. Yego. Yanyazwe kera. Ibikire ubutunzi bwacu nubwo Imana itaduhereza imigisha tubikore kuko ijambo ry'Imana ribidusaba. Yego. Ndarangije. Imana ibaheze umugisha. Reka nsoze senga isengesho rigufi. Izina ryawe Mana ryubahwe, ubwami bwawe buze mu isi. Uri Imana yacu, turi ubwoko bwawe Mana, ni wowe waturemye kandi uturemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Ninde uhwanye nawe mu isi no mu ijuru? nta Mana ihwanye nawe. Ibyaremwe byose ni wowe wabiremye, ibyo bita Imana abana b'abantu. Ibyo ngibyo nibyo bakoze, byakozwe mu maboko y'abantu. Nicyo gituma bivuga ngo Mungu wao ana macho lakini haone, ana mikono lakini hatumiki, ana miguu lakini hatembee, ana mapua lakini hanusi. Mana yera, Mana yacu, uri Imana ihindura imitima ikomeye, ukayihindura ikaba yoroshe nk'inyama. Mu izina rya Yesu umunyembaraga wanesheje, sabiye ubwoko bwawe abavandimwe turi ku murongo hamwe uyu munsi, mbasabiye umugisha ubahe kukumenya kandi bamenye na Yesu watumye mu isi. Bagukunde Mana, bagukorere, baguhindukirire. Abadafite imbuto zo kubiba Mana, mbasabiye umugisha ubahe imbuto zo kubiba kugira ngo ubone icyo bazagukoreramo. Ndagushimiye, nsabiye ubwoko bwacu umugisha aho bari bose, aho batataniye ku isi. Mana yacu, Mana yera, utwibuke, wibuke ubwoko bwacu.
tugushyize hejuru cyane mana y'agakiza kacu. Sabiye ubwoko bwacu umugisha aho bwatataniye hose ku isi. Sabiye igihugu cyacu, akarere. Sabiye abasigaye mu gihugu bagize ibyago. Iyo tukubwira amakuru mana yanje, tukubwira amakuru nk'utayazi ariko urayazi kuturusha. Mwami, iminsi y'amakuba y'ibyago irahagije. Uduhindukire, utwumve mana, utwumve uri mu buturo bwera. Wibuka ubwoko bwacu, ndagushimiye ushize hejuru cyane. Ibyifuzo by'abavandimwe turi kumwe hano ku murongo wose bimenwe nawe, tubisabiye tubyingingiye kandi dushima. Ishimwe ni iryawe mana, n'icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu Mwami.